Bayingana mu bantu bose baba kwisi kuri nge niwe muntu nge wenyine ntunga hagati yanjye nawe hatabamo ibanga. Icyo kirahagije ndatekereza. Donc n'iki se ni mukuru wanjye kuko ubu yaranduta aranduta nge nshaje kumurusha kandi banakwita muzehe ariko mu myaka buriya se mu grafre cya kabiri ufite impamvu babwiye ibyo ngibyo ntekereza ko arabizi ko aha nkeneye mpari rimwe na rimwe ndetse nkaba mpari n'aho atankeneye cyangwa se atabirotaga nanjye niko mbitekereza uko nguko c'est plus qu'un frère c'est plus que tout. Donc nawe byumve narashatse narabyaye mfite aho mvuka mfite umuryango mugari nkunda mfite imyaka mfite inshuti mfite n'ibiki byari byo byose ariko niwe muntu kuri iyi si nakubwira ngo hagati yanjye nawe nta banga ribamo. Donc il est spécial. Umuntu yakwibaza ngo umunsi wawe wa mbere uhura nawe urawibuka ni iki cyatumye mukora bonde noneho yatumye mugera kubyo mugezeho ubwo ndavuga urugendo rwo kuva ku ishuri utiri bujya kure ndi kumwe na Bayingana kuva 2001 uyu munsi ni imyaka 24 deja imyaka maranye na Bayingana iruta iyo namumenye mfite. Donc mu buzima bwanjye ari mu bantu tumaranye igice kinini cy'imyaka yanjye. Iki kibazo rwose mwigitinda ni ryari wabonye ko umubano we n'uwaho udasanzwe ibyo birikora ntago ari ibintu force ntago ari ibintu panga so umushinga se igitabo ngo wacyandika ça se fait comme ça mugahuza mukagira ibiki et puis au fur et à mesure que mugenda muhurira muri byinshi bumenyana mugirana n'ibiki ubwumvane buraza tout simplement ntawe ntakwifuriza kugira inshuti barambana nk'ibyo ngibyo uzabigeraho muzabona ari ibintu byiza.